igisigo cya mbere cyahimbwe ngo ni igisigo Adamu yahimbiye Eva akimara kumubona. Mbere y'uko icyaha kiza, Adamu yishimiraga Eva ku rwego ruhambaye cyane, ariko bamaze gukora icyaha, Adamu yaravuze ngo wa mugore wampaye niwe watumye nkora ibi. Donc niba bageze mu ntambara bayifashe nk'Imana ibakiza intambara, niba bageze mu nzara bayifashe nk'Imana ibakiza intambara. Imana ntabwo yari data wabo, ntabwo yari papa, ntabwo yari umubyeyi, ahubwo yari Imana ibafasha gukemura ikibazo runaka. Niyo mpamvu yari ifite amazina menshi: Jehova Rafa, Jehova Tsikenu, Jehova Elohim, Jehova Shama, Jehova Nisi n'andi menshi cyane, Adonai, bitewe n'igihe bari barimo bitaga Imana uko nguko. Reka tubasuhuze kandi tubahe ikaze kuri Bukiza TV. Muri kureba kuri kamera zacu turi kumwe n'umutumirwa mwiza cyane, muramubona. Kandi twishimiye rwose ko Imana iduhaye amahirwe yo kugira ngo uyu munsi duhure cyane. Je, mumeze neza? Meze neza, ndashima Imana, ndakomeye cyane, nta kibazo. Yego. Munsi wagenze neza? Ya ni amahoro, Imana iri kuri twe, nta kibazo. Ni iki mwakoze uyu munsi mukumva ni cyiza cyane cyangwa se cyabaye mu buzima bwanyu? Ikintu cyabaye oya, icyabaye ni uko ndamahoro, nicyo gitangaje cyabaye. Naho ibindi byose byaba byabaye njye naba nakoze byaba ari ibisanzwe, ariko ikidasanzwe ni uko ndiho kandi ndi muzima. Yego. So rero tubahaye ikaze kuri Bukiza TV. Murakoze, twishimiye ubutumire bwanyu, twishimiye kubana namwe. Yego. Rero uyu rwose ni umusore agiye kutwibwira amazina n'izina rimwe karaza kuyavuga yombi. Rwose yuzuye umwuka w'Imana, arawuzuye pe, ni umwana w'Imana. Tugiye kuganira muri uyu mwanya kandi twizeye neza yuko Imana yaza kuvugana n'imitima yacu. Reka tubahe ikaze mutwibwiye tubamenye kugira ngo abantu badukurikiye baze kumenya ngo ninde dufite uyu munsi turi kumwe nawe. Kwivuga, nitwa Eugene, tugira amahirwe, aya niyo mazina yanjye, Imana ishimwe. Yego. So hanyuma tugiye kuganira ku ngingo rwose nziza cyane kandi navuga yuko nibanze cyane mu bizera, ariko n'abatizera birabareba kuko bashobora gufata umwanzuro ukomeye mu buzima bwabo, Yesu Kristo nk'umuhuza. So rero turifuza kugira ngo mutangiye mudusengera, hanyuma mutangiye mudusobanurira, imanza kudusengera, muraza kudusobanurira kuba Yesu Kristo ari umuhuza w'Imana n'abantu bivuze iki? Reka dusenge. Nyagasani, tugushimiye uyu mwanya uduhaye, turagushimiye ko wadukunze urukundo rwinshi ukemera gutanga Kristo nk'umwana wawe, akaba igitambo cy'ubuzima, akaba igitambo cy'iteka, akaba impano y'akaburarugero twahawe. Turakwinginze rero ngo uyu mwanya tugiye kuganira uze ube mu ruhande rwacu, ntabwo ari twe ahubwo izina ryawe aba ari ryo rishyirwa hejuru. Kandi ni nako nsenze cyane kugira ngo njye ugiye kuvuga ndi umwana w'umuntu, ariko bigire icyo bihindura kuzabyumva. Ngaho ngwino ube mu ruhande rwacu mu izina rya Yesu, amen. Yego, mwatangira mudusobanurira uburyo Yesu Kristo ari umuhuza w'Imana n'abantu. Murakoze. Ijambo umuhuza ni ijambo dukunda gukoresha mu buzima busanzwe mu buryo bwinshi butandukanye. Hanyuma Kristo akaba umwihariko, rikaba ari izina ry'umwihariko ku bakristo cyane cyane. Ubwo guhuza ibyo bintu, turabanza twibaze, mbese umuhuza ni iki? Kristo ni iki se kandi? Kuko ndumva ni ikibazo kigoye, ni ikibazo gikomeye, ariko n'ubundi ni ikibazo umwuka yaduhishuriye, ni ikibazo cyumvikana kandi gikenewe ku bakristo muri rusange. Mu by'ukuri ijambo reconciliation turikoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi, ariko Christian theology cyangwa se nk'abakristo dukoresha Kristo as a reconciliator cyangwa se nk'umuhuza. Mu by'ukuri ubundi kubera ko isezerano rishya ryanditswe mu Kigereki, iyo urebye uburyo ryakoreshejwe nk'ijambo umuhuza,
mu kigereki ni ijambo rivuga catalage cyangwa se bivuga exchanging of righteousness of Christ for our guilty, cyangwa se gufata guhinduranya gufata ubwere bwa Kristo noneho akabuduha natwe noneho tukamuha ububi bwacu. Ubundi naho ngaho niyo nkomoko. Rero iyo tuvuze Kristo nk'umuhuza w'Imana n'abantu, iyo tubihereye mu isezerano rishya burya ntitubyumva neza. Mu itangiriro uburyo Imana yaremye umuntu, iyo urebye mu itangiriro igice cya mbere 26 ngo Imana iravuga iti reka tureme umuntu ase natwe. Bibiliya y'Icyongereza iravuga ngo let's create a man in our image. Iyo tuvuze image ntabwo tuba tuvuze ukunguku tugaragara mu by'ukuri, ni imitekerereze, ni imibereho, ni imyumvire, ni gufata ibyemezo, ni ya inner character y'umuntu. Rero umuntu yarateye nk'Imana. Hari ikintu tugomba kumvikanaho. Imana irema Adamu na Eva, uhereye igihe Imana yabaremeye ukagera igihe mbere y'uko bacumura. Ntabwo tuzi imyaka bamaze mu by'ukuri. Kubera iki? Bari bafite kamere nk'Imana, bagombaga kubaho igihe iteka ryose. Ntibagombaga gusaza, ntibari bafite gusaza, ntibari bafite gupfa. Niyo mpamvu Bibiliya mu by'ukuri itagaragaza ngo babayeho ryari kugeza igihe bakoreye icyaha. Iyo myaka yabo ntayo tuzi. Kubera iki? Bari bafite ubusabane n'Imana. Ikindi cya kabiri, Imana yarabasuraga kenshi, yarabasuraga mu ngobyi, yasuraga Adamu ngo mu mafu ya nimunsi, ikagenda ibasura, ibaganiriza mu buzima bwabo bwa buri munsi. Hanyuma igihe cyose Imana yabasuraga ngo bumvaga ijwi. Ariko iyo usomye mu itangiriro ibice 3:8 avuga ngo bumva imirindi y'Imana, ibumva imirindi y'Uwiteka Imana igendagenda muri ya ngobyi. Mu yandi magambo, mbere y'uko bacumura, iryajwi Imana iyo yabasuraga bakumva ijwi, bakaganira nawe mu ijwi rituje. Bamaze gucumura bahise bumva imirindi. Iyo usomye muri Bibiliya yera ugasoma hasi baravuga ngo imirindi cyangwa ijwi. Mbere ryari ijwi, ariko nyuma ryaje kuba imirindi bamaze gukora icyaha. Mu yandi magambo, icyaha cyazanye itandukaniro, cyazanye umworera munini mu mibanire hagati y'Imana n'umuntu. Bigaragazwa n'iki? Biragaragara iyo usomye mu by'ukuri muri icyo gitabo cy'itangiriro, iremwa ry'umuntu, Adamu akimara kubona Eva ngo yaramwishimiye cyane. Pasiteri Rutayisire niwe wavuze ngo igisigo cya mbere cyahimbwe ngo ni igisigo Adamu yahimbiye Eva akimara kumubona. Mbere y'uko icyaha kiza, Adamu yishimiraga Eva ku rwego ruhambaye cyane. Ariko bamaze gukora icyaha, Adamu yaravuze ngo wa mugore wampaye niwe watumye nkora ibi. Mu yandi magambo, yahise amubonamo ikibi. Nagakoresheje izindi mvugo, ngerageza kugaragaza noneho ibyiyumviro Adamu yari afite kuri Eva bakimara gukora icyaha. Mbega icyaha cyazanye ibintu bibi byinshi. Icyaha cyatumye mu gihe Imana yazaga kubareba bakayisanganira, noneho barayihunze, kugeraho Imana yabajije Adamu ngo uri hehe. Urumva yari mubajije place, yagomba gusubiza ngo ndaha cyangwa yes, ngo ndaha ndabarizwa. Ariko yarasubije ngo nambaye ubusa. Mu yandi magambo, icyaha cyatumye noneho atangira no gusubiza ibyo atabajijwe. Icyaha cyazanye itandukaniro, cyazanye umubano mubi hagati yacu n'Imana. Umuntu yakomeretse umutima, umuntu yakomeretse muri bwa bumana yari afite. Hanyuma ikindi, kugira ngo nkomeze, tugomba kumvikana. Tuba tuvuga ngo turi abantu, ariko mu by'ukuri ntituri abantu. Kuko umuntu wa nyawe Imana yamuremye yari afite ishusho y'Imana. Hanyuma nkwibutse, bajya gukora icyaha bari bafite mission yo gusa n'Imana, kuko niko Satani yaraboyeje. Yarababwiye ngo noneho ngo nimurya kuri iriya mbuto ngo murasa nk'Imana. Donc urumva bo bariye iya mbuto kugira ngo base n'Imana. Hanyuma bamaze kuyirya se, bataye imbere na mbere. Bumve ngo bataye bwabo umuntu kandi ntibasa n'Imana. Hanyuma yo gukora icyaha ntibongera kuba babana. Twabonye ko mbere yaho bari abantu badapfa,
bari abantu badasaza, bari abantu batagengwa n'ibihe. Ariko noneho bamaze gukora icyaha bahinduka abantu bapfa, bahinduka abantu bakomeretse, bahinduka abantu badafitanye ubusabane n'Imana, hanyuma bareka no kuba n'Imana. Mbega twebwe turi kamere yibereye aho, turi umuntu kamere. Aho rero bitangira kuba umuntu kamere, niho noneho haje kubamo ikibazo gikomeye, kibaza ngo noneho wa muntu azongera asubire kuba umuntu, wa muntu naremye muri bwa bushake nashakaga, muri kwa kuntu namushakaga, mbese azongera aba umuntu. Imana rero itangira guplaninga muri ibyo bice bitatu. Mu itangiriro niho Imana baganira ibabwira uko bizagenda kubera icyaha bakoze. Nibwo Imana yahaye isezerano Eva mu buryo busa nkaho buri hide, butagaragaze neza. Iravuga ngo ariko mu rubyaro rwawe ngo nimwo hazavamo umuntu uzamena agahanga y'inzoka. Iyo usomye Bibiliya y'Icyongereza ivuga seed, ivuga urubuto. Uwo ni Kristo rero wavugaga. Ugakomeza ukagenda kugera kuri Aburahamu. Iyo ugeze kuri Aburahamu nibwo ubona noneho Imana yerura ivuga ngo mu rubyaro rwawe ngo nimwo nzaguheramo umugisha, ngo niwe uzaba umucunguzi w'amahanga. Donc noneho Imana itangira process yo kuzongera kwigarurira wa muntu yaremye ishaka. Kugira ngo ubyumve neza, Abisirayeli umunsi umwe ngo bigeze kugirana ikibazo na Mose. Aje bareba Mose, uhora uza kutubwira, uhora uza ukatubwira ngo Imana yakubwiye, ngo Imana yavuganye nawe, ngo Imana, mbega Imana yabaye Imana. None ngo turashaka noneho natwe tuyibone, tuvugane nayo. Mose baramutuma ngo agenda ku musozi abwira Imana ngo noneho bambwiye ngo barashaka kukwibonanira nawe. Imana bamubwira ngo noneho ngo genda ubabwire bitegure, bamese bagire bate, bitegure bazaze tubonane. Ngo bageze kuri uwo musozi, kubera ko umubano wabo n'Imana wari waracitse rwose, ngo bageze ku musozi habamo ikintu gikomeye, ngo bari biteguye kubona Imana. Birashoboka ko batekerezaga kubona umuntu, yego birashoboka. Noneho barangije ngo bumva imirindi, bumva inkuba, bumva donc ibyo batari biteze bari byo babona. Barangije basaba Mose ko bava aho ngaho kuri uwo musozi, yego bahava batabibonye, mu by'ukuri ntayo babonye. Iyo usomye mu Gutegeka kwa 2:18 umurongo wa 18, kubera ko Abisirayeli babaye nk'abivumbuye ku Mana, baravuga bati twebwe twari twiteze kubona Imana ariko ntayo tubonye. Muri icyo gice 18 nibwo Imana noneho yabwiye Mose ngo nubwo ndabakunda, nubwo mwebwe muba mudashaka kunkunda, ariko muri mwebwe nzahagurutsa umuhanuzi umeze nkawe, ngo ariko we amagambo yanjye azaba muri we. Yego, uwo ni Kristo rero wavugaga. Uwo ni Kristo wagombaga kuva mu rubyaro rwabo akazaba umucunguzi, akazaba umuhuza wacu n'Imana. Nihuse cyane rero, kubera ko twabonye ko ubusabane bw'Imana n'abantu bwacitse kuva icyaha gikozwe. Twabibonye kenshi, twabibonye henshi, aho twatangiye gutinya Imana, noneho umutuzo w'Imana tukawumvamo nk'ikibazo, ijwi ry'Imana tukaryumvamo nk'imirindi. Ari naho kugeza uyu munsi abantu benshi bahera bafata Imana uburyo itariyo. Abenshi bazi ko ari Imana irimbura, ari Imana itwika, ari Imana idakinira, donc ni Imana nyine y'ikintu kiturakariye. Ariko siyo mu by'ukuri, kuko nitwe twahinduye nature yacu, ntabwo ariyo yahindutse. Bwa busabane yagiranaga na Adamu na Eva bataracumura, nibwo busabane iba yifuza ko twagirana nayo. Ariko kamere yacu, imiterere yacu, uko twahindutse niko kubi, nibura niko kutubangamira, niko gutera ikibazo. Yes, Imana itugirire neza cyane. Rero niba tubyumva neza, niba icyo tucyumva, niba tucyumva, turakwiye kwibaza none hanyuma amaherezo y'ibingibi ni ayahe? Yego, amaherezo rero Imana yashakishije uburyo bwinshi igomba gucungura umuntu. Noneho muri uko gukunda umuntu bihebuje, Imana yaravuze ngo noneho reka mbashyireho amategeko byibura, standard bagenderaho, byibura nongere mbishimire. Buriya Abisirayeli muri icyo gihe nyine cyo kuba baratandukanyijwe n'icyaha n'Imana,
bafataga imana yabo mu buryo bashaka. Donc niba bageze mu ntambara bayifashe nk'imana ibakiza intambara, niba bageze mu nzara bayifashe nk'imana ibakiza intambara. Imana ntabwo yari data wabo, ntabwo yari papa, ntabwo yari umubyeyi, ahubwo yari imana ibafasha gukemura ikibazo runaka. Niyo mpamvu yari ifite amazina menshi: Jehova Rafa, Jehova Tsikenu, Jehova Elohim, Jehova Shama, Jehova Nisi n'andi menshi cyane, Adonai, bitewe n'igihe bari barimo bitaga imana uko nguko. Hanyuma imana yo yifuzaga kuba umubyeyi wabo, yego, bifuzaga kuba umubyeyi wabo. Hanyuma ayo mategeko nayo arabananira, kuko Bible iravuga ngo noneho ngo uwishe rimwe aba yishe. Babona umuntu wenda wishe ku isabato, bagiraga ku isabato yari umunsi, nubwo cyari igishushanyo cy'uko tuzabona isabato y'uburuhukiro bwa Kristo. Uwishe isabato bakamwica, bakabishe itegeko ryo kwica, yose bakaba barayishe. Mu by'ukuri bari bagiye guhana umuntu wishe isabato, ariko nabo bamuhaniye n'ubundi mu kwicira irindi tegeko ryo kwica, ugasanga yose barayishe. Nabyo biranga. Hanyuma Imana nyine nibwo yasezeranye na Abrahamu, yibuka rya sezerano yagiranye na Abrahamu, yagiranye na Eva mu bice bitatu twavuze. Iravuga ati noneho nzabaha umucunguzi uzabacungura, uzababera umuhuza wanjye namwe. Yego, ubwo nihuse cyane tugera mu isezerano rishya. Iyo usomye muri Matayo bakubwira uburyo igisekuru cya Yesu aho cyavuye, ubona ko cyavuye mu rubyaro rwa Abrahamu, mu rubyaro rwa Dawidi, kugera avutse. Yavukiye iki? Yavukiye intego imwe, ngo witinya. Urumva batubwira uburyo nyina Mariya yarasabwe na Yosefu, ariko Yosefu yari ataramurongora. Then Yosefu aza kumva atwite, avuga ngo atwite umukobwa nsabye, mu by'ukuri ntaramuteye inda, tutararyamanye, ariko aza kubwirwa n'umwuka wera, aramubwira ngo witinya kumurongora kuko indi murimo ari y'umwuka wera, ngo uriya azabyara umwana w'umuhungu, ngo uzamwite Yesu kuko ari we uzakiza abantu ibyaha byabo. Donc niwe uzakuraho cya kintu cyatubereye umutwaro, cyatubereye umworera, cyatubereye mbega igikuta cyo kutagira ubusabane n'Imana. Yego, ndumva rwose nicyo. Murakoze cyane. Byumvikana yuko ntabwo umuntu yari akibasha, ntabwo yari agifite ubushobozi bwo kugera ku Mana, agombaga kuba ari Kristo ugomba kumugeraho. Ese kuki byasabye kuba ari Kristo? Kuki bitaciye mu bundi buryo? Kuki byagombye kuba ari Kristo? Wajije ikibazo cyiza. Hariho wakibaza ngo mbese kuki nyine hasabwe no kumeneka amaraso. Umwanditsi w'Abalewi ibice 3 yaravuze ngo hatabaye kumeneka kw'amaraso ntihariho kubabarirwa ibyaha. Urumva uburyo Abisirayeli ibyaha byabo byatwikirwaga, batambaga ibitambo. Kubera iyo principe rero yo kuvuga ko hatabaye kumeneka, hagombaga kumeneka amaraso atari mu icyaha, kugira ngo noneho byaha byacu bihanwe. Birumvikanye hari? Yego. Hatabayeho rero kumeneka mu maraso. Kristo yari Imana, Kristo yahozeho, Kristo niwe waremye isi, yari ijambo, yahoranye n'Imana. Hanyuma rero Kristo nk'umuntu wari ufite standard Imana yashakaga, nk'umuntu wari ufite standard z'ubumana, wari ufite amaraso atari n'icyaha na kimwe na gito, niwe byasabye kugira ngo agira ate aze noneho aducungure, atubere umuhuza n'Imana. Kuba yarabaye umuhuza w'Imana n'abantu, ni iki bivuze mu buzima bw'abantu bari ku isi? Yes, promise of a reconciliation. Yego, mu by'ukuri isezerano ryo kungwa n'Imana, isezerano ari naryo sezerano ry'agakiza actually. Yego, icyo navugaho ni iki? Icyo navugaho mu by'ukuri muri kwa kuntu twabonye Abrahamu ajya ahabwa iyo sezerano. Yego, uwo muntu yari Mesiya, yari Kristo. Icyo bivuze rero ni iki? Icyo bivuze turifashisha ibyanditswe dusanga mu isezerano rishya. Yego,
Pawulo yagiye avuga byinshi bitandukanye, nyine hari uburyo bwinshi. Yari umukiza na Yesaya yaramuhanuye, yari umukiza yagombaga kuduhuza n'Imana. Rero icyo bivuze mu by'ukuri, byaretse gufata cya cyitiriro cyo kwitirirwa Imana yacu, noneho aba data. Yego, aba data nicyo bivuze mu by'ukuri. Bivuze ko uwemeye uwo Kristo, bivuze ko uwo Kristo yapfiriye, yego, uwamwemeye nk'umwami n'umukiza, Imana yaretse kwitwa Jehova Shama, yaretse kwitwa Jehova Rafa, yaretse kwitwa Jehova Nisi, yaretse kwitwa umukiza w'intambara, umukiza w'amagambo, umukiza w'ibibazo, umukiza w'ibigeragezo. Yitwa Imana Data. Nicyo bisobanuye mu by'ukuri. Pawulo yandika mu Bakolosayi mu gice cya 2:22 yaranditse ngo none yiyungishije natwe urupfu mu mubiri we. Yaratwunze, yabaye umuhuza. Imana yiyungishije natwe muri Kristo, yafashe umubiri wa Kristo aba ari yifashisha kugira ngo yiyunge natwe, kubera ko twabonye wa mubiri ntiwarimo igicumuro. Nibyo yakomeje kwandikira Abakorinto mu rwandiko rwa 2:5-18 yaranditse ngo ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyungiye natwe ku bwa Kristo. Yego, ngo kuko muri Kristo ari mu Imana yiyungiye n'abari mu isi, ntiyaba ikitubaraho ibicumuro byacu. Yes, mu by'ukuri naho ngaho Imana yaravuze iti noneho ngiye kwiyunga n'aba bantu. Iravuga iti reka niyunge nabo mbinyujije mu rupfu no mu mubiri wa Kristo, kugira ngo ntababaraho bya bicumuro, noneho babe abana banjye. Yego, ndumva ko abantu bose bo mu isi already banje kwiyunga n'Imana muri Kristo. Ikiba gisigaye ni ukumwizera. Naho mu by'ukuri umwizeye wese, wizeye Kristo ahita ahinduka umwana w'Imana, ahita aba umuragwa w'ubugingo buhoraho. Yego, kumwizera ko yaje mu isi ari utwunga n'Imana, ibyo birahagije. Yes, kwizera ko Kristo yatambwe nk'igitambo, yego, kitwunga n'Imana. Yes, Pawulo yabivuze neza mu Baroma ibice 10. Yaravuze ngo nitwa tuza akanwa twese ari umwami, tukizeza umutima ko Imana yamuzuye tuzakizwa. Iyo ubyizeye uko nguko, Imana rwose uba umwana w'Imana. Umwana w'Imana nta bindi twikirisha, nta bindi biba bigusaba ngo wikize, ngo za standard zaratunaniye, ya mategeko 10 yaratunaniye. Ariko kwizera Kristo byonyine niwe noneho udushoboza gushobora bya bindi byatunaniye. Yego, Yesu kari umuhuza kandi akaba yaraje avuga ejo bundi. Abantu ba mbere yaho y'icyo gihe mbere y'uko aza bimeze bite? Hari icyo bafashe mu kubahuza n'Imana? Yes, kirahari gikomeye. Urabona tujya tuvuga ngo Yesu yarabambwe, yego, ngamaze kubambwa arapfa, arangije arahambwa, amanuka ikuzimu. Misiyo yari imujyanye ikuzimu kwari ugufungurira abera. Bari barapfuye ariko bamwizeye. Burerega bari baramwizeye. Dawidi yari yarayishuriwe Yesu. Niyo mpamvu muri Zaburi nyinshi yagendaga avuga ngo agakiza, ngo niwe gakiza kanjye, niwe gakiza kanjye. Yes, nicyo cyamujyanye. Rero urumva yabaye cano, yamanutse ikuzimu gufungurira ababera. Yego, abantu bango na mbere y'uko aza, ariko abantu baramwizeraga mu buryo wenda budeta bugaragara. Yes, mu buryo butagaragara mu by'ukuri buteruye. Ariko yes, ariko barahari. Hanyuma wakibaza icyo kibazo umbajije kijya gusa n'icyo babajije. Bati none se ababayeho Yesu ataraza, babaye kubwa amategeko, n'ababayeho se amategeko ataraza, hanyuma bizagenda bite? Uburyo busubije igisubizo biratangaje cyane. Babaye kubwa amategeko bazacibwa n'amategeko. Yego, Imana izagira itya. Yego, yes, kandi umuntu amategeko ntashobora kumutsindisha. That's why Kristo rero yaje akamanuka ikuzimu, noneho kukurayo babandi babayeho atarabaho. Ni ukuvuga ko nibwo nta kintu umuntu yapfa gukora kugira ngo abashe gushyikira kwera kw'Imana, wenda adaciye kuri Kristo
bishoboka we akagerageza uko bishoboka kose agakora ibyo Imana ishaka akabigerageza mu mbaraga zose zishoboka ku buryo Imana yavuga ati rwose pe nubwo utizeye Kristo ko kuba rwose ndi kubona imibereho yawe uri umwana wanjye uzabana nanjye ntabwo byashoboka icyo ntabwo gishoboka ngize icyo navuga kuri ku bukristo bw'iki gihe urumva harimo conflict harimo amakimbirane ateye aterera ikimbirane rya mbere ni iry'abantu bigisha ko twikirisha imirimo ikimbirane rya kabiri ni iry'abantu bigisha ko dukizwa na Kristo ayo ni amakimbirane mu by'ukuri no mu bapasitori bambabarira abashumba ntabwo ari uko batinyuka ariko no kugira icyo mbivugaho nabo ubwabo ntabwo babyumva nyine ntabwo bafite uburyo bumwe buvemo ibintu yego mu by'ukuri Abisirayeli bashatse kwikirisha imirimo biranga mu by'ukuri akenshi muri ayo makimbirane rero habamo ijambo abantu benshi bakunda kubw'indamu n'ibiki n'ibyo batekereza n'imitekerereze yabo na filozofi zabo bita ngo ni inyigisho z'inzaduka ngo ubuntu ni inyigisho z'inzaduka si ubwo buntu naje kwigisha ntabwo naje kwigisha ubuntu ahubwo naje kwigisha Kristo as reconciliator ahubwo icyo naje kuvuga icyo nshaka kuvugaho mu by'ukuri ubuntu bwa Kristo keretse abantu babwigisha nabi ababwigisha nabi ni ikibazo ariko ubuntu ntabwo ari inyigisho y'inzaduka ubwo niba ari inyigisho y'inzaduka ubwo yadutse Kristo akivuka kuko ubuntu buvuga Kristo ubwo bwaba bumaze imyaka 2000 bwadutse yes ikiriho n'iki ahubwo ni bwa buntu babwigisha bati tubwiga dute tubwumva dute tubuzi dute Kristo tumuzi dute yego hanyuma wenda dusa nkaho icyo warumbajije rero kivuga ngo standard nta standard dukunda kuririmba ngo ibyo twakora byose n'umwete wacu wose ngo ni agahinda gasaze ni amarira adashira yes kuko twanduye tw'ubwacu icyo ukozeho kirambiranye hakeneye rero Kristo noneho okuduhuza kubaha inzira Imana yashizeho nkuko nabibabwiye ngo ni muri Kristo Yesu Imana yiyongeye natwe ntabwo ari mu gutura ntabwo ari mu kuririmba ahubwo Kristo yageze muri wowe adufasha gukora ibyo tukabikora nk'ibintu biramya Imana biyihimbaza biyicyubahiro yego muri magambo ntabwo wakora kugira ngo uhinduke umwana w'Imana kuko umwana w'Imana byatuma ukora imirimo actually ntabwo bishoboka tuba abana b'Imana then Imana icyo okay reka ngira icyo mvuga ndumva urimo unshotora cyane ubundi ntabwo Christianity ari changing of behavior ntabwo Christianity ari uguhindura imyitwarire oya Christianity is a nature changed Christianity ni umuntu w'imbere uhinduka ni ya nature y'icyaha sinful nature ihinduka sinless nature muri twe hanyuma iyo nature yahindutse ikadufasha ikaba manifested muri ya behavior idini rero ryaratubeshye idini no kutamenya no kudasoma no kudasobanukirwa ngo dusabe umwuka wera aduhishurire Yesu duhindura behavior igaragara tukirengagiza abo turi bo imbere mu yandi magambo hari abantu uyu munsi dufite bahinduye n'imvugo kugira ngo bazemerwe n'Imana ukumva umuntu aravuga yitwararise kugira ngo yemerwe nyine iyo mvugo igaragare nk'aho ari iy'umuntu uri kuri standard Imana ishaka wenda kubera umuntu yakuze abona imyitwarire ye hari abantu bazi ubwoko bw'imyenda batambara kugira ngo Imana ibemere simvuze ko nyine hari imyambarire kameme idahesha Imana agaciro nkaba nyine yes ariko mu by'ukuri iyo myambaro siyo yagakwiye kutubera noneho nk'urwitwaza imbere y'Imana ngo Mana twinyemera noneho ubwo meze gutya hari n'abandi bazi ko ubwo idini barimo abandi bataririmo ubwo bwose kwa heri byaranze bo ntibasenga kuri uyu munsi bo ntibasenga gutya bo ntibambara gutya yego
hanyuma wababaza n'impamvu kumva hareba abasekeje ngo ni ukugira ngo tudashingura imbago za basogokuruza. Ukibaza sogokuruza wakubujije kujya kubwiriza abanyamahanga, kandi Kristo yaravuze ngo noneho mugende mubwiriza abanyamahanga, abemera mubabatize, mubwiriza amahanga yose. None we ngo hari umuntu wababwiye ngo idini ryacu ratubwira ngo nitukajya mu banyamahanga kandi ari cyo Imana ishaka, ari kugenda tukabera abandi, tukaba umunyu w'isi. Yes, yeah. Icyo navugaga rero, ngarutse ku cyo navugaga kuri Christianity itari changing of behavior, ahubwo ari nature change. Umuntu w'imbere arapfa kuri twe, hakabaho noneho Kristo. Hanyuma Kristo nk'Imana muri wowe ugutwariye atangira kukwereka ibidakwiriye, akaba ari byo ukosora. Kristo uri muri wowe niwe ujya mu cyumba cyawe ukareba muri garde-robe, batari kuyu mwenda ndumva ntakwiriye kuwambara. Atari kuba utawambaye si ukugira ngo Imana ikwemere, no, ahubwo kuba utawambaye ni uko wumva icyo uri cyo. Yes, nuko wumva icyo uri cyo. Rero ubu Kristo ntabwo ari imyitwarire, ubu Kristo ntabwo ari ibintu bigaragara hano inyuma, ubu Kristo ntabwo ari amagambo, ibi Kristo turabuba, ubu Kristo tubabwo, ubu Kristo buba muri twe, ubu Kristo ntabwo buba kuri twe. Yes, nicyo mu by'ukuri navuga. Rero kuvuga ngo turikirisha ikintu runaka, oya, hari uwaje kudukiza. Ko ni no gusuzugura umwuka wera, uko ni ugutuka umwuka wera mu by'ukuri, kurejectinga gospel niko gutuka umwuka wera, kuko umwuka arakomanga ku mitima yacu. Noneho ndafungura ninjire dusangire. Kristo arashaka kuza mu mitima yacu, kuba umwami muri twe, gutegeka muri twe, kugira ngo adukize. Ntabwo ashaka ngo noneho tumubwira ngo noneho ngo twasuye abarwayi inyandika mu gitabo, no, oya, ntabwo ari ibyo. Nicyo nabivugaho. Ni ukuvuga yuko abantu dukwiye kubabwira ngo muhindure imyitwarire, ahubwo tubabwire Yesu imyitwarire. Oya, tubabwire Yesu, tubabwire Kristo. Kristo naza muri bo bazahinduka, Kristo naza muri bo bazareka inzoga, Kristo naza muri bo bazareka ubusambanyi. Kristo naza nta nubwo bizababera umutwaro. Icyo nakubwiraga rero kuri bariya abantu nyine bafata nko kwikirisha imirimo, ubusanga ubu Kristo bwarababereye umutwaro. Mugenzi we akora ikibi akageragezwa burundu, urumva, akaremererwa. Ayumva umuntu avuze nabi muri korali, akaremererwa, kumva amucira urubanza, akavuga ati wowe uzarimbuka niki, ntuzaritaha. Hari abantu baririmbana bazi ko nubwo baririmbana ariko bamwe bazarimbuka, abandi njyewe ndimo ndakora kugira ngo Imana iza ngo ukora nabi uzarimbuka. Yes, rero biba byarababereye umutwaro mu by'ukuri. Ariko iyo Kristo ageze muri wowe, iyo Kristo aje muri wowe, ntibiba bikiri umutwaro. Nibyo Pawulo yavuze ngo twari imbata z'ibyaha, ariko noneho turi imbata zo gukiranuka. Ureka kubatwa n'ibyaha ukaba imbata noneho ya Kristo, kandi ubwo bubata ni bwiza kuri twe. Yego. Hari abantu uyu munsi bakurikirana iki kiganiro pe, bashobora kuba bizera umwami Yesu, ariko ugasanga bariho mu buzima bw'ubwoba no kumva rwose kuba Kristo ari umuhuza wabo n'Imana ari ikintu kidahagije. Mubitekereza iki? Kristo arahagije kugira ngo tuzatahe ijuru. Kristo araduhagije kugira ngo tuzabane n'Imana iteka. Kristo arahagije. Hanyuma umuntu waba warizeye Kristo, antuka ntago ubwo se yaba hari abantu babayeho koko mu bwoba bwo gupfa. Yego, barwaye rwose indwara, bafite ubwoba bw'ahazaza. Abona umuntu wapfuye akumva arahangayitse, ikibabi cy'igiti cyagwa hasi akikanga ngo ndapfuye. Bibiliya iravuga ngo noneho ngo urupfu ku mukristo wese ukuri, urupfu kuri twebwe ni ibyishimo mu maso y'Imana, ni ibyishimo bihambaye, ni ibyishimo. Impamvu mvuze ko Kristo ahagije kugira ngo tuzatahe ijuru, nuko iyo ari muri twebwe atubashisha gukora ibyo gukiranuka, atubashisha kujya gusenga, atubashisha gusura abarwayi, atubashisha gutanga ituro nk'ikimenyetso cyo kuramya, atubashisha kuririmba, atubashisha gukora ya mirimo nyine y'umwuka. Niyo mpamvu mvuge ko bihagije rero. Hanyuma uvuga ko yamwakiriye akaba adashoboye gukora ibyo, ntabwo ari Kristo yahuye nawe, ni ibintu yimagine, ntabwo ari Kristo. Ntabwo Kristo yaza muri wowe ngo usambane, ntabwo Kristo yaza muri wowe ngo ukomeze kuba umubeshyi, ntabwo Kristo yabaza muri wowe ngo ukomeze kugira za ngeso za kamere.
mbega iyo Kristo ari muri twe, kango urugero, iyo Kristo ari muri twe aba ameze nk'umugore utwite. Umugore utwite iyo umwana ageze mu nda, hari utuntu njya mbona kuri social media arako nabonye karansetsa, ngo umugore wanjye aratwite, ngo none arimo aransaba ngo muhe ngo umwuka wa gerenade. Mu by'ukuri natwe Kristo yari muri twe nuko bitumerera. Bya bintu twabonaga twumvaga dukunze dutangira kubizinuka. Kubera iki? Wa muntu wa kamere yapfuye twagaburiraga yamaze kuva muri twe, none umuntu w'umwuka niwe ushaka ko tumugaburira. Natwe rero tuba nk'umugore utwite, duhita dushaka kumva bya bindi noneho Imana ishaka, nibyo twifuza. Yego. Hanyuma tugana ku wenda nko ku musozo w'ikiganiro, ni iki mwabwira n'abantu baduteze amatwi, maybe kuba ari abantu batari bizera ubutumwa bwiza, hari n'abantu babwizere, so ni iki muri rusange twaza kubwira abo bantu bari mu byiciro bitandukanye? Icyo navuga dusoza, mu by'ukuri Kristo araryoshye, Kristo ni mwiza, Kristo aradukunda, Kristo ni impano y'akaburarugero twahawe, Kristo twamuhereyemo byose. Yego, ni impano y'akaburarugero. Nabuze icyo namugeranya nacyo. Ni impano y'agatangaza. Mbega ni inshuti y'ibihe byose, ni ibyiringiro bitarambirana. So kumwizera rero ni ukumwizera turi mu isi, tukamwizera tukabaho ubuzima bwiza butaducira urubanza, hanyuma tukazabana nawe iteka. Ikindi muri Kristo harimo imigisha yose. Pawulo niko yanditse pe. Noneho ngo uyu nguyu ngo nimwo kuzura kose k'Imana kuri. Ubwenge no kumenya niwe byahishwe muri we. So tumwizere, hanyuma bataramwizera bo nabasabira ngo umwuka bayishurire Yesu. Nabashabira ngo umwuka bayishurire Yesu bamumenye, hanyuma be kwinangira imitima. Ntagazahora ruhanya n'abana b'abantu, mpagaze ku rugi ndakomanga, ni wumva ijwi ryanjye nzinjira iwawe dusangire. Kristo kumwemera nta kibazo, Kristo nta mutwaro pe, kumwikora ntibiremereye, kumwizera ntibiremereye. Nicyo nababwira. Hanyuma icyo nabwira abamwizeye, bakomeze gukora imirimo myiza, nayo ni myiza, nabyo birafasha. Kuba twaramwizeye ngo abana b'Imana, kuba twaramwizeye ngo tubura urw'ubugingo boraho, twarabuhawe, twakijijwe icyo turi cyo, ariko n'ubundi turakizwa ibyo dukora, sanctification, kugira ngo tuzagere kuri bwa bwiza twateguriwe, glorification, tuzahabwa amakamba nk'abantu twakoze imirimo nayo ni myiza. Dukomeze tubwirize ubutumwa bwiza mu banyamahanga, dukomeze tubabwire Yesu, ntitugaterwe ipfunwe nabyo, ntitugaterwe ubwoba nabyo. Yego, ahubwo twigishe Yesu, ibindi azabyikorera. Preach it, I will do it. Igisha, hanyuma Kristo ni wenyine wo gukumva isi mu mitima y'abantu. Imana ibamugisha. Murakoze cyane. Ese turabashimiye cyane rero kuba mwitabiriye ubutumire bwo kuri Bukeza TV. Rero reka n'ubundi nk'uko mwatangiye mudusengera, reka mwongere mudusengere, ariko rwose reka wowe uteze amatwi ikiganiro rwose Imana avuga n'umutima wawe, reka ginduka ubuzima bwawe, kandi ujye ukomeza gukurikirana ibiganiro byacu kugira ngo urusheho kumenya ukuri. Ufite ikibazo, igitekerezo, twandikire muri comment, hanyuma natwe turano kugira ngo rwose turusheho gufatanya kumenya ukuri kw'ijambo ry'Imana no kuboko bw'ijambo ry'Imana. Je mwadusengera. Murakoze, reka dusenge. Nyagasani Yesu, turagushimira uyu mwanya waduhaye, turagushimira ko wavuganye n'imitima yacu. Ijambo ryawe bitandukanye n'ibindi bitabo dusoma, bitandukanye n'ubundi bumenyi, kuko byo bihinduka ubuzima iyo bifite umwuka wera. Ndasabye rero ngo umuntu uzumva iki kiganiro, ibi yumvise uko uvuganye n'umutima we, bimubere ubuzima, bimubere uburyo bwo kubaho, bimubere guhindurirwa uburyo bw'imibereho, kandi yumve iyi mpano nziza, iyi mpano y'akaburarugero twahawe muri Kristo, kandi bibe uburyo bwiza bwo gutangira ubuzima bushya. Hanyuma natwe twakumenye uduha imbaraga zo kubibwira abanyamahanga, kuvuga atarakumenya bakumenye. Ko wavuze ngo muzamenye ukuri, kandi ukuri niko kuzabatura, kandi waravuze ngo nta mbata iguma mu rugo iteka, ahubwo rugo rugumamo na mwene nyirarwo. Impamvu nsabye ngo abantu bari mu byaha ntago ari iwabo, abantu bari mu byaha baveyo, abantu bari mu byaha n'imbata z'ibyaha ariko si wabo. Hanyuma waravuze ngo uwo mwana n'ababatura muzamubatuye by'ukuri. Reka tubaturwe nawe, kandi tuzakubone mu izina rya Yesu. Amen.